ariko menya ndiho reka mpogoza abasore benshi bahora bandangamiye bifuza kunsaba. Dore nawe mu maso ndagapfura, ndasa na bwiza bw'amashira budashirora nirongorwa. Dore amabere ni imitemeri, abasore bayareba bagashiguka. N'ikimero kandi nkirusha ba nyirabyano. Rwose Mazi yateke n'isesu y'uburanga kuva ku mutwe kugera ku birenge. Ndi uwa mbere mpagaze bwuma. Ariko se nk'uhagize umusore umbona ntiyankekamo ubusazi cyangwa ubwirasi. Izo ntacyo ariko. None siko ntiremye. Imana ijya kumpanga rwose ntiyahubutse. Yangize ruhanga rutagira inkombe. Wampuza nayo nayikora mu ntoki pe. Ubu rero uyu munsi umukundwa Haruna araza kunsura. Ni ngombwa kandi ko nsanga muri iyi kanzu nziza yanyoherejeho kagira Imana. Yambwiye ko yayinkuriye i Nairobi. Mama ndamuhobera ntewe. Ndamugwamo simugwa neza ababyeyi bandeba mbakire. Kandi araza muri ya modoka ye nziza igenda ivumera. Yewe no guturira umuhanda ntako bisa. Aho yonge kubyirukira ruguririya mu gishihi Haruna yari kumenya nubwo ndi gishongore bwose. Icyama agatinda mu misa. Data wiyibereye mu runywero. Upaca musaza wanjye wo bariruka inyuma y'inka zashiza zishakira urwuri. Ariko noneho ino sisoko isigaye muri runo rugo rwa Rushinga biguye. Nuko mafubo wanjye. Mazi yate. Karame. Wakoze gutegura no gukundura imyanda yose yari hano. Ntureba se shenge. Dore urugo rwose rurahumeka ituze n'isuku inogeye ijisho. Erega mwana wanjye nicyo cyarangaga umwari Rwanda. Ariko ngo ntabyera ngote. Bitese. Iyo utamparurira imbwijana ari naritereye hariya munsi y'icukiro. Kuko burya kutamenya ibiribwa kandi ufite inda ari ubupfayongo bubi. Mumbabarire sinzongera. Nabonaga ziteye icyo niki. Kandi ngo icyaha kimwe n'ikica umugabo. Niba kitica umugabo ariko gishobora gucisha umugore umutwe cyangwa kikamutubiriza igikundiro muko. Ma, niki? Nagira ngo mumpa amafaranga yo kugura byeri dufite umushyitsi. Uwo mushyitsi se ugomba amabyeri n'uwahe? Wa mwana Haruna ngo araza kudusura yaranyandikiye. Ariko kukura cyashodekanye ariko wa mukobwa we muzima. Uracyashodekanye koko na Haruna nabonanye uburere budashobotse. Nyamara n'umwana mwiza aritonda. Sikaho. Umuntu we yakugusomagura gukubita agashyi ku matama nkaho hari amata y'inka ze so yanyoye. Koko muracyakururana wa mukobwa we. Umukecuru nawe aransekeje. Ngo ndasekeje mwana wa. Mbese ntabwo wari uzi ko ariko abasirimu basigaye baramukanya. Mbambizi se. Ibyo rero noneho nibyo byakuye amacyo n'amashongore. Mujye mukomeza musinzirire mu bujiji, nimubona urungano dukora ibuje n'amatwara ya kijyambere mwiho kudukwena no kutunegura nkaho hari inenge turiho. Mwana wanjye ibyo n'ubwasama n'ubupfayongo. Kwitwara nk'ibitambambuga mwe hagusamarira biturutse hanze byose ngo namajyambere. Ubu ko kurabona ari byo kwihebera umugabo utazi utabonye ngo nuko akora mu mujyi wa Kigali. Haruna ndamuzi rwose. Ni umusore w'indatwe ufite igikundiro n'uburanga. Umuzi ute? N'uwandi? None se ntafite imodoka y'akataraboneka kodesha na leta akayitwaramo minisitiri? Uribuka ko twamenyanye igihe yarazanye uwo mutegetsi mu birori byo gutaha komine? Naho byaci. Rwanda no ku isi yose baramuzi kuko akiri mwiza. Urwo si rutokanya gowe. Ariko se mama iki? Uragira ngo niteshe Haruna urebe maze gukura kandi nkaba ndi mwiza? Kabura ubwiza wandindagiziwe. Nuko ujye hutera imbabazi rero nuko nta wundi mukoro. Waga kanyago. Maze rero Mazi yateke. Ndagira ngo tuve muri uru. Kuko hari byinshi bindeba kandi bintegereje muri uru rugo. Ndakumenyesha kandi ko nta mafaranga nifitiye. Urumvise? Ayo mabyero uyavanaho. Ntiyaburira ku bagabo ngo aboneke ku bagore b'ingorwa. Mama icyo wa mukobwa ugiye kutubiyobera mu mashyi no mu mudiyo. Sishano. Ugire kuvuta kikoze isuka. Isuka? Eba Mazi yateke mpinga rero. Ugize ngo iki muko? Rero maye ngo wize amashuri y'ingoboka. Izo ngoboka se zitagoboka ababyeyi n'ingoboka nyabake. Cisha makeya. Ugize kuba warihinduye inyoza karenge. Ukabusigaye uhora mu mazi kurusha inyoga ruzi. Reka sinakubwira. None wihaye no kwambara imyenda y'amahenure
sategeza kugurira nasoni. Aha, yego baba. Niko kuko Mazi ati. Umbwire. Ubundi uwo mwenda ugenda ubonera n'utyo wambara ukagusika ku gahinga ho wawe nande koko. Aka gakanzu se sinagahawe n'umukunzi Haruna mushaka gusuzugura kandi afite roho nziza. Umugabo kukwambika roho nziza kugenda gukoza isoni mu nzira niwe muko ushaka kunzanira wa mukobwa we. Je niwe nikundira rero. Aho waruzi n'ikindi? Nje ndi nk'umuhungu. Ukanyura imbere wambaye umwambaro nk'uwo. Naho gushwanyagurizaho maze nkakubagira ibisiga izuba riva. Umukobwa nyabusarangwa n'ubupfasoni ibanga ry'umutima n'umubiri. Ntabwo yishyira hanze. Mumbabarire dore ko agahuga huye n'umunyutsi. Ikoye banyo gukuruza se bambaraga bati. Ntibambaraga gahuka umukane cyangwa inkanda basize amavuta. Mu gituza se ho bambaraga iki? Mujye mutuvaho tw'urubyiruko maze mutureke dukora uko ubwenge bwacu bushaka. Nahibiza kwitwara nk'abakera ntituzabikundana mba. Mwana wanjye abakera bavuganaga ituze kandi ntibiyandarikaga nk'uko ubikeka. Nta mwari wo mu ruhimbi wasakuzaga. Ahubwo wasangaga himbajwe n'uruhindu atakanyamuraza. Imyashi n'igembe. Urumva? Kandi no mu myambarire wihaye kunenga nta kinego cyarimo. Umenya ko nta myambaro nk'iyi tuzi yariho. Kuko mimuzu no gukanima. Kuboha inkindi, inyonga se n'uruyonga. Ntiwari umurimo woroshye. Ariko nubwo bari bafite ingorane bwose ntawahataniraga kwambara ubusa. Urumva? Aha, ibyo ni ibitekerezo bishaje mu baturage mwishyizemo nkuko abanyamujyi bakunda kubita. Turi abaturage nyine. Ababo birasi bo mu mujyi tutabahingiye cyangwa ngo tworore babona amata atuma bagira amata manini n'amata ko atengerana mu bitenge bahoramo. Nanjye ariko nikundira ubuzima bwo mu mujyi. Ubuze utese muko? Simpora mbona babo bamo bahora bakeye nk'inyange. Mbese nk'uko nsama. Gasukusuko nyine wa kigoryiwe. Mazi ate? Karame. Fata kabendo ujye kunzanira amazi vuba. Nzanira amazi yo kwinywera ndumva inyota imbaga. Dore n'ejo nari nibwiye ko nimva gutera intabire mu kabande nsanga wose ya masaka yasigaye tugashigisha agasuru ko kwiririrwa. None wihitiyemo gutera ipasi bitambaro. Kirabwangu ujye kunzanira amazi yo kunywa ndumva maze kumagana wanansakurishije. Ariko ubwo nta soni ugira ma. Ureba nisokoreje umudeli nateyemo kanta niyambariye n'ikanzu bareba bagakangarana. None ngo ninge mu isayo yo mu isoko nkaho ndi ngaru nyiri umugezi. Mazi yateke naho nkugira rwose. Ufite inyota nashaka yishire cyangwa yigireyo. Ndabivuze umukobwa w'abasinga. Ugize ngo kimazi yate? Ugize ngo ki rwose? Aho ni wireba amabere areze mu gituza ukagira ngo ni wowe wibyaye di? Nuko utazi uko inda yawe yari inzironze maze nkayikizwa n'Imana y'ingoma ya Rusenyi. Mazi yateke koko nukumbwiye? Ari wowe mwana muto nsigaranye niyambaza? Uzi ko musaza wawe urupaca warushya ari mu nka koko? Mugira ukuntu mwanyimye amafaranga yo kujya kugura byeri z'umukunzi none mwihaye kuntetaho muntera agahinda gusa. Ariko niba ari amatwi y'abakecuru yumvirana ruba ikintu gisa n'imodoka iza hano. Muraho. Uriho? Muraho bibi. Uriho. Yeza kuzwe. Yego. Tarere. Muraho Haru. Amazi yate. Mukomere. Mukomere cyane. Ega mama ntabwo ari Viviana yitwa Madarina. Haya umuzi Giswahili. Mbabarira ntabwo nabimenye. Ntaze nyamundi wacu Nyamirambo. Muraho rero. Turaho buhoro buhoro. Ariko twari tugukumbuye cyane. Tugufitiye n'amakuru menshi. Ni byiza. Mumbabarire haraho nyarukiye. Usigarane n'umukecuru ntabwo ntinda ndaraswaye. Wanyongiye se imvurira ko kwina amapfa yacanye. Eka ntabwo mbizi ko nta umurase n'imvura. Ngwiki. Nta umura n'imvura akenshi manibere mu biro cyangwa se mu modoka sinyibone.
ariko rero umenya harirwa kuko nsanga nimwe na rimwe kaburimbo yatose. Abasaza se bo baraho? Data rwose ntabwo umuherutse. Numva avuga ko yabacururiza iriya muri Kenya. Umukecuru wawe se ntabwo babana? Yewe uretse no kubana na data nuko bahosha kuba atakiriho. Ukaba utabizi? Reka ntabirwe n'ikisi. Nkatwe ni umunyekongo kera mu gihe cy'ababirigi. Simbizi yansize kwa shangazi gusa. None rero. Yewe. Uwo shangazi se we ni so wanyu cyangwa ni nyokoro? Erega mubyeyi ubundi simvuga ikinyarwanda cyane igihe nkunda kwikoresheje igiswahili. Ndabyumva nyagasani. Ariko ubundi ntabwo uri umuswahili. Ko aribo nabonye bambaye ingofero nk'iyo baje guhamba mwene wabo Rajabu. Waje ntabwo ndi umuswahili yindi umuyisilamu. Ntabwo ninyegera ndakomeye nditunze. Mfite imodoka ntabwo ndi umujura. Mwana wanjye se ko tuba twisaziye kugira ngo ibyo tumenya kubitandukanya. Nibyo rero mubimenye. Turabimenya. Kwa mukobwa kundi batangiye gutinda kandi nihutara. Yego baba. Sawa nguri yaraje. Hari uko ndeba utangiye kwinanura wowe warambiwe. Oya nari nkigana n'umukecuru. Ngiye ko ntagutindiye cyane. Oya kuko ngeze aho bacururiza byari nsanga abamwe bafunze utubari ntawe uhita. Nakomeze bayahonde. Ndabizi bazahumeka bamaze kweza imifuka. Dore ko abagabo n'ifaranga wagira ngo bafitanye inzigo. Ayega nimutureke amafaranga yatwifatiye nkuko namwe abagore mwatwifatiye. Si byose? Yewe. Ni mwakira kabyeri mu manura ivumbi. Mugomba kuba mufite inyota dore muvuye kuri. Ega mukundwa ntabwo dusoma ku nzoga zikaze. Iwawe. None se. Ega twinywera icyayi gusa. Cyaba kidahari kandi tugafata akafanta gakonje. Ntibishoboka. Uko bimeze? Ubuse ko nari nikopesheje byera amacupa 5 yose kandi nkabanyazanye afunguye. Ubuse ndabigenzana. Tugira yamungire. Ino kandi nta fantasy haba kandi nta guteka n'icyayi. Iyo byeri umusaza n'umukecuru bayinywe. Ahubwo reka wongeye kukuzanira akabaga karyoshye cyane nazizare mu modoka. Ndaje. Akira winywereye ibyeri ma. Yemwe nawe n'abagabo bawe nta mavyero ubonye ngusabye. Nako ngize kuva kare nguje kumvomera amazi kuri kano yo kwinywera unshinga n'ijose. Urumva? None uvuye gufata imyenda y'amavyero utazishyura nkaho hari umuvyeyi wabyaje. Uba amafaranga 500 uzayavana he wa mukobwa ko nta nurumiye ukorera. Sinabonye na bya bitambaro wiri gufa umuhungu isuka byarabuza abaguzi. Iri nishyano banambuye data. Ndaye mukobwa rushinga bigwi ko ndeye bushishwa nabi. Usigaye ufata n'amadeni udafite icyo uzishyura. Koko. Abana uzaduteza amakuba wa mukobwa we. Ariko wa mukobwa we. Akuzazana muri urugo akazafatishwa amaboko yombi. Mbikubwira umwana gitori rero doraho nibereye. Ariko se ko mwari mwanyimye amafaranga yo kujya kuzigura utandenganije rwose ubona umushyitsi ntari kumuzimana. Na mushyitsi undatira nakanyagwe. None ho rero arazinyoye inezerwa. Rero mutagira impuhwe koko. Impuhwe nyabaki. Impuhwe kiza umuntu utinyuka kuvuga amagambo aterekeranye imbere y'ababyeyi. Ni impuhwe ki? Ntasoni. Muna mwasama kino cyo ntasi. Wewe ko nabisanganwa nk'amagambo. Kandi ko imvura inyagira ibyisanze. Niko ye. Ndakumva. Kwarozi kuzuwa iyo nshuti yawe izazi kugusura. Wabaye waraseye amasaka hariya tukamushigishira amarwa. Ntabasanze intambwe iteretse hari isamira maze uwo mugogoro wundi ukavaho. None ngo amavyeri 500 ntago yirenze. Ariko ubwo ni musetsa koko. Dusetse iki? Umuntu utangwa byeri ubona ko yatinyuka kurya ibivuzo byanyu. So umunyarwanda se? Ni umunyarwanda. None ariko ma data noneho aranyica simukira. Ntabizi iyo aguhanya. Ambona nyina wa musore wo kwa Rusake biga muri kaminuza Nyakinama. Namusabaga ngo anyingingire se amupe byeri. Nawe yiha kunkiranya kandi ntamukunda namba kubera ko ari bankingagima. Mbese uko cyabaye. Niba se yakubonye guhiriburana n'abasore arabura kukugaragura. Umusenga nawe ndamwiziye niba yagasomye ntabura kukumvisha. Tagariwe bisa nk'ubise ndabanumva kawe na so wacu guryo. Ayiwe ibi byari byose kandi nari nabizanye bifunguye. Bari banze kuntiza urufunguzo.
none dore bimwe byatangiye kubirira muri kino gikapu dore cyatose. Mbema mbese nawe aragenzize hano jyenyine. Afashe ikibindi agiye kwivomera amazi kandi mpari. Mbega amakosa mfite. Ariko se nari kubigira nte ko Haruna yaje? Ma Ega mukundwa kwimene mutwe ku busa. Bahamagara umukecuru kandi yaba yarakaye. Sinzi bashyiriye icyungo. Oya mama agiye kuvoma amazi kandi mpari. Nagira ngo bari giye ujyayo. Akabigira aho ujya wanzonze. Garuka twemenere mwabiri. Ariko wundi usibye n'ibyo biguhangayikishije. Iyo kanzira kubereye haki ya Mungu. Niko ko se di? Wabashi. Wagira ngo hari nayo gupimyeho rwose nyikugurira. Nanjye narayikunze cyane disi we. Ndetse n'inkweto byazanye nazo ni nziza cyane. Ndetse ariko ko zigatuma nihuta nkagenda nkimbagira nk'inyambo. Sibyo byiza se. Ahubwo disi nta mwende uko ntubizihiwe. Ariko Haruna nawe oshi. Oya ngaho se hindi cyane ndebe. Gutyo. Mazi ati urasa n'amazi yo kwitekeko. Usa n'izuba rya kibere nka rya kurenga hejuru y'ikivu. Uri inyangira uri mu cyobera rwose. Niho mudetse arashyira uzasanga maze mugasangira mu munezero w'urukundo ruzira iherezo. Ariko ufite amagambo meza. Gusa haraho mbeshye di. Abagabo b'i Kigali mugira amagambo asize umunyu. Niho mudetse ni kuteye rwose nta kintu ngiyeho nta n'icyo nkuyeho. Kada ntago mumeze nk'ibisore byino birangwa n'ibinyamusozi. Ariko se ubwo icyo nkuzaniye? Oya. Akagasura kazi. Oya. Akakitwa Benedictine. Punyura ndebe. Akiriho gutumene maze wumva ko bayishenge. Umenye ko mukunda kurusha abandi basore bamenye bose. Kararyoshye cyane koko. Wagira ngo karimo ubuki n'ukuri. Benedictine. Nta kwisa mu nzoga zose zikundwa. Oya nibyo rwose. Gutumira rero. Gutumira gushinyuta. Ongera. Yewe kararyoshye. Ongera yewe. Ariko soma. Ndasoma. Kararyoshye pe. Ikindi gihe ngo tugiranye Imana ibishatse. Ariko agira nawe usomewe. Rega nakubwiye ko ntamwe inzoga zikaze. Humura ntusinda ndumva karyoshye ari agatobe. Kandi ibiryo biryoha nibisangiwe n'abakunzi. Sibyo se de. Rega nubundi ngo ntawe ukwiye kwanga icyo umukunzi amuhaye. Akira rwose cyane cyane umutima mwiza. Somaho rwose. Kansomeho. Gusa numva ko karyoshye. Ko ndega nsanzwe nkazi. Ngenda gasoma rwose nshira inyota. Ariko se disi maze ati ndakumva. Ko nagira ngo nkwisabire ikintu kimwe gusa ahora kinyemberera. Ndakemera nimbona ngifite hatarimo mananiza. Ndifuza ndashaka. Urashaka iki? Ariko wavuze kongera kugusoma. Sirwa n'Imana. Kandi si byiza se? Ni byiza ariko ababyeyi banjye barabyanga cyane. Ntabahari uzarutubona. Ariko disi urashakira ikigukubagana. Wabirihoreye. Oya yiwe. Have sinshaka. Bisa. Yango. Mazi ateke nakubonye. Igani icyo ukora ko nakubonye. Ko naguteye imboni. Turabona na washanowe. Nikoye. None aho wakiranaga n'abasore ko kabare ko kugashusha. None wagurumanyura shobana n'abasore ngibya naby'inyoni na nyina. Yemwe. Ababyeyi twagira ibyago mwoka byaramo. Amarere makize. Usari cyabaye. Ukomeje kuvuga singutema ngo uhora woze n'umupanga wanjye. Babe wambuye nakwemera kumutwara. Nikoye udukureho induru. Ugije ukuntu wandariye mu rugo uza guhindanganya umwana wanje. None ukomeje kwagutereka gasa wanzigowe. Ubwo rero wateze ingofero ng'amasunzu yambwira arenga. Ufata umuhanda uza kunyangirira ikibondo wa nyanga biramawe. Bese n'ibiki ko nuva muvuga cyane. N'ibiki.
reka wa mwana we reka ibyo mbonyaha nagahoma muno ubonye ibiki reka shira zina nyana mu kiraro maze nze tubone n'icyo gisambu ariko musenzo nukawe nindi Imana gishema cye ntabwo ndi mujuru yemwe bahungu kw'ababyeyi dufusa duhagaritse zabyeri bambwiye ko mazi yateke zifatiwe umwena ntazo mwanyoye ziriko zirabirira muri kino gikapu kandi zizari kwa mafaranga wazimyese muze kamwe basi wa mukobwa we ndabizi ubwo ni nyoko waje gutumye dore ko imbabazi ze zizamubamba ku giti nka Yesu cyakora murabaje mwifashe ndazo ndeze kwishura ye baba we ntibishoboka rwose burya ni Haruna waje guteza induru mu rugo ndurukise burya ni wantukaga rwose ntabwo nari nzi karoro gusa mu mbabarire papa Haruna ndamuzi ni inshuti yanjye yewe uyu musore akora muri ministeri akaba namana ibitego mu mupira kabone niyo yaba Imana yeze da uburenganzira nabuke afite bwo kuza kundira umwana umutima mugundira ihano kumukora kora kandi ataramukoye ariko se ubundi kibiye bakoreye ni ikihe kumwamenyereye guca ibikuba nkaho hari inkuba yakubise hano kumuri intera rubwo gusa sinagize ziba wanuma wenda kumara mu mirango y'urutasi rwameze hejuru gongo bwacuramye wagacurama we ubwo shaka kwigira nawe wandera amazenga we dore ko bakobwa bubu mugiye kuzananirana ndabona umutima wawe urabaye intomvu wa ntumva we ndabona agenzi we ariko hano ko ndeba huza amahoga yamukomeshera agahinda ndekitsa mwe ndetse nkaba mbona mwerekera ubusa yoherwa sha maze Teke yaba yasabwe nimwatumira umuryango wose ngo uzusome kuri izi nzoga yewe asabwa iki ko hasabwe musabwa soni nasingiye musoni wa musonera eni maso bakanyugwa n'ibirori byabo niba musabwa soni yarasabwe se agasabanya imiryango so ubumanzi bundi bamucaga kundusha ahubwo nuko mwubashye wamukunze ntimukangaranye nk'ibyo munkorera ubu wewe kwiri kuvuga menshi utungana n'umusaza wasinze urwagwa Haruna nta kiba Kigali Nyamirambo maze umusaza na musaza bazakwirongwe bashaka bakuzirika kumwe ku bakinyezi mbutura zabo bagutemberane ngo hatagiye kuvugisha yewe ariko wa mugabo ufite imvugo yuzuye amagasura ntamba umenye ubirana byawe uteye ingeke ariko ntibitangaje urabusa kandi bamuzewe komeje kunyiteraho nawe kwesura giwe nunda atorwa uruharo rumeze bakina ngo wanyese mu rugo rwanze reka ndabajya cy'umuryango rugarika ingoko ndagutera amarambo y'abantu papa ntabwo kuri kofe maze ndagiye ariko ningaruka ngamusanga mu rugo rwanze ndamwica wenda nibazaka bagishe aramenye simu sange mu rugo rwanze ngarutse musenzi gusa erega Haruna ibyo ntibikora akazi umusaza niko tumutunze asanga udakunda bamuvugiramo kandi buriya yanagasomye niyo mpamvu yarunguriwe nkore iyo karungu oya n'umusenzi umusaza si niko se Haruna ndakumva kakazi nakwisabiye ubushize waje mu biro kuri komine hakurya hariya warakambone kisuka igiye kumitana kandi nubwo mpinga bwose mfite ingorane zo kubona agasabune kuko isambu yacu itera neza saza akagushakira ndabona zikwishaririza atambutse ibigambo by'imishari gusa nakubona kandi amafaranga 20 yo gutangwa bitugu kwa uzaze nkugeragereza nibyo nta kindi azayakura ese ubukene ko bwishe nubwo butamubuza kujya gushyushya intebe mu kabari byo ni ibyanyu rwose ibyo ntabwo bindeba ariko se Haruna kuko nta bucuti bukora Kigali ngo byose bisigaye bishingiye ku bucuruzi byose byabaye impangu pe hewe reka negende niba ukeneye akazi nzambone yazana nta kindi kuhagurutse se uratashye ndatashye nguherekeze se oya maze yatekera amerekeza maze yate ndatashye reka nze nguherekeze nkugeze ku modoka none se nshuti ko atari giye akaba ari ababyeyi babiteye cyangwa ngire ariko rero nagira ngo ngire inama nziza nk'ubu tubitiye mwako itwaye Kigali tukibana hari icyo byatwara none se kutansubiza ubundi se aragutema dore abaye igikoko ariko iki none se imyenda yanjye ko nayo nazanye imyenda ntabwo ari yibura nzakugurira indi hari ikibazo yenda yiwe ngira mu modoka Haruna havesiga kudutwarira umwana kinga yiwe kinga havesiga Haruna havesiga kudutwarira umwana maze garuka Haruna havesiga kudutwarira umwana baba we Haruna dutwarira umwana baba we Haruna denje maze Teke muri ya modoka mutwaye Kigali
ngo wamukobwa Kigali neza aramutwaye nona sagi ko kiramutwaye umwana wanze baramwibyiza uba arive koko terega bariya bararenze ubuse tubigire dute yibaba we tuje kubimenyesha abategetsi se ubuse gose ndabigira ndi mwuka byaramwe agahinda kababyeyi mwuka byaramwe tuzabigira dute abana buba abana apo wigira ubwoba harimo kunda amazi ati kibura azamutunga batunganirwa azamutunga batunganirwa koko kiriya kirara si cyo kumwandarika gusa mwana oya buriya ndabiruzi azamutunga batunganirwa simbyizeye ahubwo nshakira amafaranga nzamushyira azanshakira akazi mu mujyi Kigali agushakira akazi mu mujyi ashakira akazi mu mujyi niko ye yabinyemereye ushatse yahe mashuri azaguhesha akazi mu mujyi uzi uwuhe mwugureshi wo guhinga kandi ko mu mujyi badahinga batunzwe no guhaha mwana wanje uraburebura umusore kandi utanga umusoro nubwo usora ari nzu uguhaye bwose ibyo nibyo ntashaka rero kunsorera uko ngana uko mwana wanje sisha umutima hamwe nzagusabira kandi ngukwerera umukobwa uzifuza wese gusa afa kuba akunda imirimo nganyoko kuko nza inyana n'inyandagazi zitanja mu mutwe ibyo mbwiye byose ntabwo mbyumva kuko bidahwise namba umva mwana wanje uti kuki icyambere urambuza kujya Kigali ngo nta mashuri nize kandi nzi ko benshi bahakiriye batazi no kwandika izina ryabo abacuruzi baho bakomeye wambwira kaminuza bizemo ndabanganye imana n'umwana w'umunyarwanda mwana wanje icya kabiri uravuga ko ndi umusore ariko nkaba ntashobora kwibonera umusoro ibyo biteye isoni cyane kuko ndakunda no kubasorera ubaye iki none ngo urashaka kunsabira umugeni ntabigusabye uko kunyubakira ugamije no gushaka kunyikiza maze ukazanterera mu nzu n'umwana w'abandi ntagira kivurira ngasigara ndikivura ivundi ndwanira mu ivu n'umugore bivunde twavumbitse mu ziko yambaye suka rusatira none se ubwo wibwirwa ko nzakomeza kukwishingira kandi naramaze kukubakira hazaba hasigaho kwigwanaho kuko nanze nigwanyeho ngabarera ngabakuza noneho rero ndekanye kwishakira ikizambeshaho ndabona ubuzima bwanjye mu gihe kiri imbere buzaba buteye ubwoba maze nkishisha nk'umuntu urwaye umushwiza urubyiruko rw'uwo mwuka nimutashakira isambu vuba ngo nzarongore nyifite nzabatorokana igira Kigali gushaka akazi iyo sambu sinabonetse nyugura mwana wawe nda amafaranga nifitiye ndabizuri yafite ibwira bise ntanaho nguhisha none ushaka kuza kubera ingarami Kigali nduzanyitakane narakugiriye inama za kibyeyo kagaramba amafaranga urafite ndabizi ugomba kumbonera misambu yo guhinga no koreramo kijyambere nkuko bahora babitubwira ariko nyafite he mwana wanje koko ibyo kumbwira ngo urashaka kunsabira utazabona aho uzantuza ntabwo nzabikwemerera na gato reka ndetse nkubwire amafaranga uzayakura hehe se nzayakura he ntinya nimwe muri zere ebyiri rindagiye zakariya wampanyara yigaso ngwiki ejo nzajyane mu gitaramo uzare ko ntazakura amafaranga arenga 10,000 oya risukuye ubwo urakonze nguranye y'ingwano ya musagwa so niko ngo ngwa amafaranga yo kuja gutikiriza Kigali ngurashaka akazi kandi nta n'ubusubuzo ufite oya ikuremo icyo gitekerezo kuko cyagukoraho yanye nawe musengose umva mbese uko cyabaye cyo ndekereza kuza gukwerera nukomeza kumbera umwana witonda kandi wubaha nta mwana yawe nkere afite isambi hagije ngo izantunge n'abandi uzayihabwa nande si ushaka kuzarindagira ukabwira koko nta nindi urushaka guhora ntera mu rugo rwawe ngo usama amafaranga ngo nikenure kandi mfite amaboko n'ubwenge wizeye muri iyi minsi nzajya kubashakisha ingufu Kigali nibishaka nzabiziri nanone ntaho narindi sinshaka guhora n'amaboko nk'uruhinja ruri mu byahi kandi mwe mwababyeyi mwe mwogahekamo yemwe abana bubu mwababyeyi emwe tuzabagire dute koko abana bubiki ubwo ndabona nawe ukumbira kuza kurubunga kandi ndanica ubunza kwa gicucu dore ko wabaroza atakarabye yemwe genda shaka gukora mfite amaboko umuntu yabatema akabakuraho ubwo ugiye gukurikira mushiki wawe Mazi ya Teke maze mugende babamarire kucuma mwabicucumwe bwica umuco nyarwanda yemwe mwoka byaramo ese gushaka akazi no kwica umuco n'ibindi biteye agahinda muramenye harya nongere nkubaze murananiye ngo ntuze mu mafaranga ngo nzashyira hano nazashakira akazi Kigali niba nayo kuza gufusa ubusa ndayo uteze wa mutesi we ndayo ngo ndatete ko nganuko uretse no guteta no nuhuraho kandi n'igihe cyaragushiranye wagicucu ko kuvuga ibyo papa ko kuvuga ibyo koko ndabivuze ikibyo kimeneke ndabivuze nutumvishe ko ugomba kushakira ayo mafaranga ngusaba n'umwuka byaramo ndabikora bizikora se nabandi bagiye kimwe nanje nibishaka bizikore wagikenyawe n'ubundi nagushijishano igihe ngo byarukavukana amenyo ariko yenda yo nimureke ibyo muri motori igihe muba mwatonganiye enda nimunyiturira iki kibindi cy'amazi kinshengo ndaje nguture tebuka rupaca dore nashengutse enda
ndagaho yange cyo gusema imvune cyose ryanegekaye rwose nyagasani we se ndahenda gushenguka intya mbese mwasama ngo ni mazi yateke ari hehe ariyo ngo ajye gucana mu ziko duteke ko ndeba umunsi uciye ikiba ego ko uracyavuga amazi yateke nizeye ko wa mugabo w'i Kigali yatashye kandi yatashye yemwe nageze abakwe benshi ariko uriya bazandira abana ndakubwiza ukuri erega amazi yateke Haruna mutwaye i Kigali ukize ngo iki Haruna yamutwaye mu ndebere rero yamuteye igipande cyo mu bateka mutwe bahuda byo nibikise kandi amurubyiruka rw'ubu rwakora ibibi yamujyanye rero kora ibibi wabyaye yarabyaye abyaye twapfusha duhagaritse mama twapfusha duhagaritse bagiye rero burya koko ndi byaramwana na muhima mazi yateke mbere ikirumbo pe kandi yari kirizabora ankojeje isoni mu babyeyi bibyariye neza yo kanyuka haragapfa atyo simvumye ariko ukije ibirori yo kabura uzatuvuma nugeraho uruhe yewe ndabenya nazabera mu cyaho zishaka kurisha ariko se nanone ndazerekeze baho ko zimaze kuhagira ibuga reka nongere nzijyane mu kabande ubwo se ugiye gusubira mu nka kandi utishe ari nyabo gusa ntabwo mva ko uzabira nagira ngo njye gucanya mu yo munsi y'itongo hariya tuyitegeragera ariko we kugenda ibyo byihorera n'amazi ateke ntiyagiye ariye ahubwo mwirirwe Amakopaint uhorana udushya dutuma inyubako zacu zihora zikeye. Amakopaint yakemuye ikibazo cya zamastike ushyira ku birahure zigasatagurika nyuma y'umunsi umwe abafundi bakiri aho ngaho. Niba ushaka mastike nziza Super Sol, Epoxy ndetse na Stone Finish gana Amakopaint. Muradusanga i Gahanga mu cyanya cy'inganda Remera na Nyabugogo ndetse n'i Rusizi no muri Kinkayiri zose mu gihugu. Hamagara 078 94 71 941. Amakopaint uguhitamo nyako. ese kubyutse mu gicuku nicyo gisanzwe ugira ku kazi oya sinajya Kacyiru ngo ndebe ko nabinginga bamwe ya modoka komanda yarantegetse kujyana ku ngufu ahita leta kandi ari yangera ngo ni yawe kandi bavuze ko ari ya minisitiri uri mu butumwa mu mahanga mva mbese izo nkuru zivanye he hanyuma se ntibavuze ko wayikuye mu igaraje ejo aho kuyijyana ukayizana iwacu reka ibyo ari by'abajandarume bahimbye bagira ngo banshe amafaranga 2020 urabazi ubu abantu bibaye kumba za fedo rute z'imodoka niko mazi ati oye beko ibye papuro byavuyeho kera byajyanye na Republika ya mbere reka yewe bera bibyuya ntibiba amaraso murayiwe ugize imana wabona bayigushubije baruzo n'iki kwisubiza yewe burya naraye nigiriye ubwoba kuko nabonaga ibintu byakomeye no kugufunga nabonaga bashobora kubikora ibyo byiye kwa leta tumenyereye ahubwo ndagiye wiriwe yewe wirirwa nawe ariko rero mbere uko ngende haricyo nshaka kugwira ntujya utarabukira abasirikare cyangwa abasire batakuntwara banjyana hisi bavuze n'icyo kujyana none se hari ibyangombwa byo kuba mu mugeni nagushakira ibyo koko none se aho njye kandi hagira umusore ukuvugisha umwiyame ngaho niwiyo mbese noneho Haruna yaraye adakinze ko ndeba urugi rwegetseho buretse kwinjira mbese ubundi ninde ugumye aho mu ruganiriro turahuze iyo ndaya nanone yandarije umugabo n'indi mbuza kwinjira mu cyumba cyanjye oya tingura nkume n'umutwe wa muteka mutwe we dore ko wigenje noneho ndaje ngusandaga tingura bitaraba nabi tingura yewe yahari n'umusazi we umusazi niwe washinze we mama yamzariye iki we reka urwo rugi vuba none aho mvugira
yewe yaranyishe Rushinga biguwe winiga mbabarira undekure wokabyara we. Rushinga bigume wakuzanye hano wanshinzi we. Nimwebwe mugora mubuza amahoro Haruna mu mumarama amafaranga y'abahonga. Maze je na mwaka y'amata y'umwana twabyaranye akayabura. Mugenzi wanjye rwose umbabarire ndarengana ndi umushyitsi wacu sino. N'ubwa mbere ndara hano ndarengana. Ibyo ntiwabirata ngo ntiwavukino. Nanjye wacu ni Kamembe. Ariko sinabuze kubyarana na Haruna uwo mwana w'umukobwa n'ubwamuriye bwose. Akaba atamwitaho kandi ataratindiganyije kuntera indi uwo mutindi. Yewe yarayanzanye nimugoroba nk'uyu wacu kumubuga. Vuga ko araye umwibambajeho washinze we. So kumwibambazaho twarakundanye. Kandi rwose sinarinzi ko mufitanye umwana. Ariko abavyeyi bo bararumbije. Rwose kubona umukobwa mwiza w'igishongore koko nawe arishore ngo aje kwishora mu munyotwe wa Kigali. Haruna siwe yakunze di. Ahubwo yagukunzemo iyo nzobe yawe yaka. Haruna yakuye inkingi z'umutima nayo maso yawe uterekera abasore wayasukamo n'urusenda. Yashituwe nayo mabere yawe y'imitemeri n'icyo kimero. Kandi ibyo byose ntibizahoraho. Niba se yarankunze kubera ko nteye amabengeza akaba yarayagize ishyushya kanterura ubona zantererana koko. Urakina n'umwana wo mu Giswahili. Ubwo nukukurungurukira ubusa maze yamara kuguhaga akakwirukana ngo arongora abandi bagusumza uburanga. Nawe ugatangira kwangara utazi iyo jya neyova. Ereganya busa ndakubwira ibyo nzi kuko nabibonye. Ubwo ndabizi no kugira ngo ntere ubwoba. Bugutera se ngo ngukureho iki maskini. Yaha yatyo wamurwaniye. None se disi ko naraye ndongo we. Nisubiri wacu ntiwazanyita ikirumbo. Warumze kera munsi wagoroke wanyu ngo je Kigali. Umukobwa yaryohewe n'umugitu dore ko Nyarugenge yinjirwa ariko ngo idasohoka. Wino bindayindarira amazenga abagabo bakurindagiza ijoro n'amanywa. Ntibicambwaho bakwereka indege uzasazire mu ngororamuco. Dorere ko ndeba sinyambarira inkweto. Ashimvira ku nkweto. Mvira ku nkweto rero. Ndazambaye ndabizi wasiguriwe n'umugabo wanjye. Ndazitwaye nitwa mwene Sultani. Ujya kundega aho ushaka. Sawa kwambara kireyuru umugenga ngo je ukarabane ko mpare muri kamba mbere. Oya mani inkweto zanjye. Mani inkweto zanjye ino nshege. Nukomeza kunkurikira singutera ino cupa ry'indabo cyangwa ngo gusukira urusenda mu maso ugira ngo Sultani yabyayimo. Yo. Arirutse inkweto zanjye razitwaye. Ukuntu zari nziza ziberanye n'ikanzu yanjye. Bega Kigali. Aha. Naho guhora. Yemwe kwa Haruna. Uno so umugore Haruna yarayazanye. N'izuba mbanduka sebicece. Ya. Ega Haruna ntawe uhari yagiye ku kazi. Ahubwo n'umugore witwa hawo nsanze hano aransagarira none ntwariye n'inkweto kandi arizo nari mfite gusa. Ubwo nta kindi akujije no kwamutwaye umugabo. Cyakora agenda arengana. None se mada. Ntabwo uzi ko agakunza abirika bateranya. Naraye ngeze hano inka zihumuje. Nzanywe na Haruna nk'uyu wacu kumubuga. Ubundi rwose ntabwo ndi uwino. Yakuzanye ati kushebuja kiri mu butumwa mu mahanga kandi nkamaze ko adaheruka iyo ku Kibuye. Yarayanzanye mu modoka ye. Cyakora yaje kugira ibyago. Yarayahuye n'uruva gusenya asa n'uwataye umutwe. None azindutse ajya kwinginga abajandarume ngo bayimusubize. Niba bayimusubiza simbizi. Niba bagusha neza simbizi. Ahubwo natareba neza arafungwa mu nyamafuti. Ahubwo waruzi ko iyo modoka yiratana agenda bifatira atari ye. Ni yandise. Yende yitangaza ye. Ni ya minisitiri. Abatajye. Ubwo se niba ari uko bimeze arabyifata amate we. Mwari mwiza rero. Nta shiti rwose iyo nshuti yawe ni shitani mbi. Barayitembagaza so kubeshya ye. Maze igiye kugwiza umurongo wabashavuye mu bushomeri. Oya. Haruna akina umupira neza mu ikipe y'igihugu ntibatinyuka kumwirukana. Ekada niyo yabakina mu ikipe y'inkuba. Ntabwo batinya kumuhana bihanukiriye. Yivuga ko rutamukwiye amategeko. Ariko se tuvuze ibintu tugasubira ibindi. Ndabona utishimye kandi ndeba isura yawe ngasanga urimo horakeye. Ahari wenda n'umunaniro mfite kuko ntaraye nsinzirira ijoro. Nibyo koko. Mbese ariko ubundi witwa ndeko twakomeye kuvugana ntitwibwirane. Yewe, jewe nitwa Mazi ya Teke data. Nayo data yanyise. Ngonde. Mazi ya Teke data. Mazi ya Teke.
kwa kuri mwiza nk'amazi yo kwita cyamba ndogase bicaci sa yakwise yitegereje pe niko sedi imyaka yawe yabari nk'ingahe ko ndebe itotoriko ni 20 ukuyeho 2 ngo 20 ukuyeho 2 uzi kwirekeraho 2 twari kubatungana ariko n'ubundi turangana da ahubwo akora muri izi ntoki ushobora kumbera umunyamabanga rwose. ariko se ko wambajije uko nitwa wowe ntumbwira izina ryawe? Nijye sebiceri wasebicece cyuma kinyundo. Uri umucuzi rero? Pese ni nk'ibyo. Shongo uruganda rwatumye isumba abacuruzi benshi maze n'amahirwe akasekera Imana n'amafaranga bikambonekera. Mushobora kumbonera akazi se bantu bakuru ko rwose mwaba munganiye mama mukampaye? Mu ruganda rwanye nkoresha abagabo gusa. Kuki? Kuko ari umuntu afite imbaraga kandi ntapfe gusiba nta mpamvu. Gese najya nsiba. Nasanze gukoresha abagore bigira ibibazo by'umwihariko byakubitiraho n'ibyo mu ngo zabo rero hakabaho kugoragoza byarimba bagasezererwa. none se ko tutiremye kandi namwe abagabo mukaba mudukeneye kugira ngo muteze imbere ingo zanyu mubona tudakwiriye kubaho? Mvuze se ko mutabaho? Aho umugabo yazamenya ko akanyamuneza kabaho atarabonye amaso y'inyana yicaye iruhande rwe. Wa mugore ndumva ufite umunyu mu magambo yawe kandi ayo maso komeza kunterekera byatinda namererwa nabi nkavuga guzwa kandi ndi umugabo utavuguruzwa. Reka nkureke ngende wa munyana we wa Haruna. Naho kubyerekeye akazi wifuza ibyo biroroshye cyane rwose. Ndakabonye rero. Niko kabonetse gusa. Uretse nyine kubona ihuta abagiye kugenzura ko abakozi bakora akazi kabo neza. Ndagira kandi nk'umutire no muri banki mbikoza amafaranga yo kubahemba. Hanyuma rero nyuma ya saa sita ndaza kugutwara tujyane gusura inzu yanjye kuri Muhazi maze twiganire mu ituze seko nziza. Umbwire n'akazi wifuza kandi umva washobora gukora. Si byo se? Nibyo rwose. Cyakora nyine ntaguhishe mbe mbikubwiye hakiri kare. Ndabona uzambera umunyabanga w'umwihariko ari mu gifaransa bita la secrétaire particulière. Si byo se kusetse? Ni sawa. Ntugire kandi ubwoba bwa Haruna nubwo afuha cyane akenshi ari mu mafuti. Ntacyo yagukoraho mpari kuko akambije impanga rimwe namudanangirisha akazicwa n'umudari mu munyururu. Mbese ubundi ko yibeshyaga cyane ubwo yibwiraga ko umukobwa mwiza usari cyo koko azamutunga bigashoboka ko benshi baba bashaka kwikoraho. Ariko se Ikimazi ya Teke humura sebuje simba gito nk'abandi babeshya. Ngende kuri bicira batindi bagaceceka bagacemerwa. Reka nyaruke ningaruka sanjye uhagaze ngaho ku muryango. Niho nza guhagarika imodoka maze Haruna akomeje kukubeshya yigira ishyano ryose atazi ko bazamusubiza no mu mwanya we abone ko yaruhiye ubusa nka wa muhine ngo waruhiye. Wirirwe jori. Ngaho ndaje mu kanya urumva? Nibyo koko babivuze ukuri Nyarugenge n'amahanga. Amahano yayo ntagira uko angana. Nakundaga Haruna ngira ngo imodoka niye nkuko yabyiratanaga. Naho niye minisitiri. Bega abakobwa ko dushikika kwinshi. Yambeshyaga ko ari umusore w'isugi naho ntazi ko ari kabuhariwe mu kureshya abagore. Abyaraho abana bo kwandarika yarangiza akajugunya ba nyina. Yewe kubera uburyarya n'ubuswa buvanze mu buswayire. Haruna ndumva mwanzi ishuri jana. Uwo mucanshuro wigagaza akigira umugaga kandi ari hasi nk'umusenyi. Ahubwo ndumva nikunda yuri yasebikeri nubwo afite ibicece bwose n'igisaza gisa neza. Ndetse yabanguka ngo twigire kuri Muhaza hari wenda yanamfungurira nduva mu gifu habaza. Amandazi n'icyayi narariye byayoyotse. Ese kumbona Haruna aje yakonje nk'uko yanyagiwe. Mazi ya Teke. Reka negereza amanga mbura. Niko Mazi ya Teke. Komeze yibeshye ataruye. Niki? Nuko cyaje kweka bahisi n'abagenzi kandi uziko nta byangombwa ufite. Ntunkanga ushaka kumfungira mu nzu ngaho ndi imfungwa yawe. Nkubwiye ko utarebye neza abajede bakujyana insinda maze ubushongwe bwashira. Niko ngusabye gusubira mu cyumba barayemo vuba. None hangaha ukemera ugatinya nk'abandi bageni. Utangiye kweka bahisi n'abagenzi rero simbishaka.
umbabarire cyane sindi umugeni wawe rwose. Injira mu nzu. Mbisa urebe ngo nuko wanteruye ku mayeri nkarara hano iwawe ngo wibeshye nkaho hari inyana wahaye data. Maze Teke utekere neza kwinjira mu nzu kuko nashaka amane mu rugo rwanjye. Mu rugo rwawe ubu nzakunda cyane rwose. Nta rwose nkundira ujye mu cyumba ko nzi n'abaserere batagusanga hano. Siko bagusiga mvune bagira ngo urindaya. Ubwo ndumva wowe uti nyuma yahuye. Niko ye. Ubundi unyohereza mu cyumba cyawe uhora ucyuriramo ibyomanzi wa munyacyaha we. Aho ni wibwira ko ari mu Rwanda rugarukiye. Abo wikanga batahagera banshaka. Ariko ni Mazi Teke nsanzwe nzira cyangwa ushobora muri ubwo buvumo bwawe butavugirwamo na radio ngo bumvure iki uretse kurebana n'igitanda kitagira igodora nzima. Kubwire yewe mwene rushinga bigwini ushaka kunyica sinakwishinga ubushukanyi bwawe ngo nzamare kabiri nkiriho. Niba ukeneye bakwicarira mu cyumba genda ucyure bahawa waharaye waharuka ukamenesha. Bahawa zikandi baje. Naho Mazi Teke umureke akomeze yirebere sinema y'ubuntu mu muhanda waharuwe na leta. Mazi birantangaje kumva utyo kandi uzaho nagukuye. Yababa we niko ye. Wankuye hehe hatari iwacu wa Gisambo? Mu cyaro. Bese nyine ikibazo cy'imodoka ya minisitiri wari waragize yawe cyatunganye. Ibyo byivanze mute bikurebaho iki? Aho ntiwibwiye ko kunyukana bintu y'ubwoba. Aho mbuzi impamya bushobozi yo gutwara imodoka z'inzego zose. Nibayitware nzagura indi. Ntibashye amaboko nzakoresha. Uzagura indi. Nzayigura nyine. Niko ye. Muri baye mama wamaze kukwirukana ku kazi. Yo banyirukanye se. Bivuga neza naho ibyo kunyura ruhinga inyuma ndumva bidahwitse. Wa mugore nakubwiye kuva kare ko utagomba kwivanga mu bitakureba. Ntugomba kuvuga ibyo utazi kandi utatumiwemo. Niba banyirukanye sinzajya gusaba sakazi. Urumva? Uramenye ntuntuke. Nawe ntuntuke. Cyangwa ngo ucishe data mwijwe. Urwamututse siruto. Itonde. Kuvubu sinongera kukwingingira gusubira mu cyumba. Jyayo ndagutegetse. Urantegetse. Ndekura ntaho njyana. Ubwo nta sano ufite. Vayo. Uzi ko inzara n'inyota binyiciye. Vayo se. Ntari ndazi n'icyari nanguhaye. Wamubeshyiwe. Yamayoga ya kizungu wandatiraga ngo apanze mu nzi wawe. Ari hehe yo kagiyo nashyize nyogokuru. Vayo jya mu nzu. Za nkoko n'ibitoki wazaga undatira biri hehe? Ko n'amahoteli waririmbaga nta nimwe watinyutse kwinjiramo. Injira mu nzu. Ntaho ninjiye. Iyo nzu rata. Uzi kubeshya abasirikare gusa ko ndi mushiki wawe. Bakomwaza bavuga ko tudasa ukiya kwicisha imigani ngo indi byara mweru na muhimba. Naramaze. Ariko kuko nuwawe indaya ubone yabona imbaraga zo kwirirwa yifungiye muri kiriya cyumba cyawe nta kiri mu nda. Iwacu mu cyaro nubwo batanga ibyo byayibyanyu bwose. Ntituragezeho kwirirwa twimenera isazi mu jisho. Haruna rero menya ko tubyaranyabo. Koko uretse no kwinjira mu cyumba cyawe n'inzu cumbitsemo ninongera kwigeramo nyivune. Ahubwo ushinze uko amagambo y'abantu bamwibereshe koko bagarutse mu nzu kuko kambwira ikikwabaje. Uburagiye rero? Ndagiye nyine. Ndagiye rwose. Sinshoboye kwishinga umunyakinyoma w'i Kigali unshuka nkaho ndi igikinisho cye. Mazi Teke iki? Menya ko ubu numva ngusuzuguye cyane nkaba ngiye kwishakira akazi. Unsuzugura icyo wamuginga we. Uragashakira utazi. Nari nakwirikiye ngira ngo tuzasangira umunezero. None nsanze uri intera gahinda. Ibyawe byakurangiriyeho kuva aho bakwirukaniye. Intera gahinda ni wowe. Baranyirukanye se nakubwiye ko atarama ko banciye. Naragukunze kandi nzagutunga. Niba utanshaka subira iwanyu. Musubira iwacu iririri. Ariko ubundi wa wundi we ko agiye kuntindirara kandi numva nta nema mfite zo guhagarara n'abahangayitse kubera amakosa yabo. Atari washutse washitani mbiwe ihishe mu mubiri wa marayika. Ningewe waye shitani haru. Ayo ntaza kwiga amayeri yose ngo nkwifatire nari kuzapfa nkubonye. Shime noneho uramfite. Yewe ndabona se bicara ntegereje n'imodoka. Urabe Mazi Teke ndagiye hasigaye tuzahurira ku Mana. Koko uragiye? Bye Haruna, bye. Mazi Teke. Ndagiye. Bye. Yo. Sebitira mu kiremba nyamujyanye muri ya benzi y'umutonero gatono rw'ibirenge. Yewe. Abagire nk'ibarya ibihiye koko. Ariko nsura mu Kenya bamyenye bate ko nasize Mazi Teke aryamye. Aha ntagomba kuba habera ibitangaza ntahari. Ndetse naho agomba kuba yahageze. Yewe. Urugiye kera ruhinyuze ntware koko barashyize banyirukanye muri leta. Banyirukanye mu kazi koko. Banshima 20 nacungeragaho. Banyandurije na dosiye. Bayimbwa pe ndasebye. Mpindutse umusenzi kandi ari umusirimu muzima.
nta mukobwa cyangwa umugore uhogoza nasigaye ku muhanda namuhaye umwanya ahango mwe uriya muturage kazi Mazi ya Teke nibwiraga ko hariwe nzamutunga kantunganira none kumuzana i Kigali byari nko kumutungira agatoki abaherwe barimo sebiceri wasebicece wise cyuma cy'inyundo ne gitangaza kuko ariko uriya mukenya we wabaye mucutse umumpe aho mucunguzi wabona garuka ntazamucura inkumba akayacekwa uyu musore simeze nka rupaca musaza we siwera byasaje amukurikiye ngo aciye agate aje kundataho ibitoki batazi ko nta mikoro mfite namushiki wakaba amaze kunshinganira si amendura ubusa uzi ko ngize Imana ngahita nkugeraho bitanduhije haru komera sharo paca we mukomere muraho traho tagisi nkuye imbere y'ikigo bategeramo imodoka ningejeje ahangaha nuko ndangaguzwa hepfo no haruguru ngira ngo nambuke umuhanda ngeze amahirwe nkubona uhagaze imbere y'inzu usa naho wari untegereje karibu mu nzu rero mbese wari wambonye nkibaguza imodoka ngo zitangonga kiwacu harya ku mubuga nta murongo w'amavatiri ubayo nk'uwo mbonye hano i Nyamirambo ikiramiro ntebe wiwe ikiramiro ntebe maze ubanza ushire igihunga ureke kunsa kuzadiro k'abanyacyaro musa n'abari isande mumbabarire abantu bakuru sinongera gusakuza mbese mware mugeze ino rya ariko nabonye munyaruka nk'umurabyo umuvi wacu mbere yo kugira icyumba ariko nagira ngo banze mbwiye niba aya mafaranga 2020 yo kugushakishiriza akazi wayazanye ibyo nta kibazo amafaranga nayabonye nayazanye rwose nibyo rero ariko rero nyakuye mu menyo ya rubamba kuko adatarushinga bwo yari yankuye inzira ku murima yayanyimye rahira ni impamo ariko nabonye akomeje kunangira nanjye nibwo nigira inama yo kuyiha ku ngufu siga hose ku ngufu ute burya mukimara kugenda namugira inama ngo agurisha inyana ebyiri yaratunze ampa amafaranga akuyemo ureraho kwakira neza icyo gitekerezo cyanjye yihakunya nkaho ari cyaho mukoreye nanjye mbonye agoye agacumura umwegetse umukecuru wanjye nawe agiye kuryama inyana ebyiri nari niriwe ndagiye nzihata inkoni maze zishora mu batunzi bazijyana ibushi abo batunzi bampaye 20,20 nibwo nihereje umuhanda wa Kigali ndara hafi y'urutare rwa Ndaba bukeye mu gitondo mfatika mingeza hano i Kigali ibyo 2020 zifite hano ndabifite sana shane impereze n'ubundi abanyakigali babigushikuza reba neza kare bani ibyo nta kibazo wabirana batabigushikuje maze rwose ushakira akazi mbone ntakiri isuka yahoraga inyonga amaraso maze ngacyura amaramasa nayandi usigaranye aho ngaho se mfite namwe none dore 2,200 2,200 aya nari narabitse ngira ngo nzaguremo ingurube zo korora ariko kuva musezeranyije kuzambonera akazi igihe waganiraga na mushiki wanjye Mazi ya Teke nikuyemo icyo gitekerezo cyo korora nyazigamira kuzaguramo agapantaro n'agashati nzajya ntemberana mu mujyi umugabo ushaka nyagwese nawe uyandikire uyagumanye atazayanyiba harya ngo ni 2,300 nureba kare inoti ebyiri z'igihumbi n'eshatu z'ijana uretse ko imwe yacitse nkongera nkayifatanya nkoresheje k'agapapuro kamatira reka buryo ubwenge n'ibyo yagumanye nonese utirwanyeho mu buzima bazataramana nandi haru gashaka burya kuko n'ubundi umugabo uzi kwirwanaho wowe se wageze kuri ya modoka utwaramo abategetsi ku mibyizi maze ukayitemberamo n'abakobwa ku cyumweru utabanje gutekereza ikizaguteza imbere mu mibereho yawe gashaka n'undi ngo ribarwa riraye kuri iyi si ntabwo tugomba gusinzira gusa ngo byose bizikora gasura bizi mbese kukura ugapata ku muryango ntigakinga neza ariko abaturage muzi gukanura no koza ubusa niba nk'ipata ry'inzu yanjye ibyo bikorebaho iki igihe uje gushaka mu gisakazi nakazi gusa rwose nta kindi uko rero ibintu byivanze mute ko abaturage muri barwivanga reka ntibagirwa ko ndi umukanuzi ubyihanganire rwose rupata rero ngiye kureba umwana ntubabyiri urumva ndabyumva ndashaka ko tujyana ku mutwaro wanyemera ku kazi nubwo utigeze umbwira ko washobora ndabyumva ndetse ngo azakwigisha no gutwara imodoka simbizi gutwara imodoka ngaho dore wowe wicaye hariya muri kiriya cyumba hato konseye cyangwa abajede batakubona bakakujyana banzize iki se kandi bakuziza ibyangombwa buramo na kimwe bakakujyana mu munyururu amaye niko bimeze nkurikije ibyo umbwiye uri bandi ngo ndi bandi ntibishoboka
yego narengurishije inka za data nzishimuse ubu baranshakira hasi kubura hejuru muri komine ariko iyo nkuru ntabwo iragena hano i Kigali kandi siniyumvisha n'icyatuma data ashaka kumfungisha kuko mbona nta nyungu yakuramo abapolisi bankubisiza akabugana bagaterera muri gereza aho azajya ngemurira akwiye kumenya ko ubyaye ishyana ryonsa kandi ko n'igihe yatekerezaga kumbyara yagombaga gutekanya hazakura isambu nzahinga ishimishije cyangwa amafaranga ahagije yo kunshakiriza amashuri none byose byaramunaniye niyemerera akateye ngo n'ubundi urwishigisha ararusoma ariko mushiki wanjye we ko ntawe ndeba hanora kandi yarazanywe na Haruna cyaba se mama byamugendekeye bite rwose maze yatekeye Haruna yamushyize ndumva ngize ubwoba Virunga Beer ibazana inzoga y'umwimerere nyarwanda yenzwe n'inzobere zo muri Skol Brewery Limited. Iyo nta yindi ni Virunga Gold santilitiro 65 mu icupa ryonyine rinini rifite alcohol ya 6.5% ku mafaranga 1,000 gusa. Abandi wayisangana kandi noneho bagufitiye Virunga Mist mu icupa rya santilitiro 50 ku mafaranga 700 gusa. Ifite uburyohe buhanitse ikesha kuba ari inzoga yengetse ku rwego rwo hejuru. Virunga Beer ubuhanga buhanitse mu bijyanye no kwenga ku buzima bwacu twirinda COVID-19. rwose buriya ntabwo ubona yaguye icupa ariko ntabwo namenye ahantu duhere kuko abantu nk'abo buriya gupfa kubahereza aho umuntu abonye hose oya nta kibazo aho njyana hose ndemera aho naho ahagushimishije haraba hashimishije dupfa kuhabona ka fanta kuko ntabwo nanywa kanuye amaso gusa sawa njyana ushaka rwose aho rero numite mu rugo mfate amafaranga tugende tunyure mu rugo byarabi mu ngwangu biteze habeze kandi ipata ry'urugi rwanjye bamaze kurikuraho konse ngo nawe ndeberera ishyano bini biki nka data mbarikiye pe niko amabandi y'ubatengeke koko asigaye akenguza aho umuntu agiye ku matwaro twe ku manywa y'ihangu nanga nyakiri mu nzu ariko ndumva ikintu kinjegambura mu cyumba ashobora kuba arimo koko do ngikiri aho cyicaye cyaturamye niba hari intwaro ufite yishyire hasi manika amaboko umanika dufite imbunda wa mugabo rwose so manika amaboko ntabwo ari umusize hano nonaha uhagarare witonde guma hamwe bikinze bitese kandi reba neza haru reba neza ahubwo ugomba kuba ibintu yabiyogoje rwose akabereza bene wabo bamabanje dore n'izishyira yakinguye gosha vuga gusa na nombi shyize hehe vuga abantu mwafatanyije gusahura iyi nzu rwose nabo wa mugabo so usize angana nonaha ntabwo ndi gisambo rwose ariko umuramuri gusa ariko umuramuri kwanze y'amafaranga ubiraga ko njya gusengera mu demo nayo yajyanye amafaranga ya urayajyanye rwose yarangaye byari 2,300 amafaranga rwose murambeshya turabona mufuka waho ngaho dahira murambeshya musaki zari zimeze zitizo note ngo tumusaka mbeshiki zari 2,000 n'izindi 2,100 z'imyakira n'indi imwe yacitse nafatanyije na papier ko arabeshya nta natwaye arabeshya nta natwaye reba no muri uwo mufuka witako hariya rwose amafaranga nayanjye cyabitse na cyoka rwose amafaranga nayanjye wiki do nayo ndakubwiraga nayanjye ngari rwose amafaranga nanjye murambeshya n'amafaranga nyu nibye n'amafaranga bari bitarabanesha rwose murambeshya andi wayasize haru reba hariya muri kananga amadeni ndabona habyinye ayabona ahandi yagiye se ngaya reba urabeshya amafaranga nanjye tujye muri gade nta kindi tumushyize abajandarume maze turebe cyo cyongera kuvuga witwa cyaro pacha dore cyabisa niryo zina ryawe kokora Rupacha ina sezina ni gitangaza niko nitwa rwose ko Rupacha niryo zina banyitse nkivuka mva waracyo kirarihamya uretse Haruna uretse yageze navuga ko ari umushyitsi wawe mutera utwatsi ibyo ngibyo simbyemera narinje mugendere rwose birashoboka kuko yaba yakwibiye yafata mu gihanga ariko nawe arahamya neza ubwo ko yaguhaye amafaranga namuhaye ayo mafaranga urahakana Haruna hakiya mungu nta mafaranga mpaye rwose namuhaye amafaranga no kumenya ntaho tuziranye ntabwo uri muramu wanjye rwose mazi yatekeye yaraye hano mazi yatekeye ntabwo yaraye hano ariko nzi hari undi muntu uzi uba hano mu rugo rwanjye
ufite cya kintu gusa kiza kubeshya gusa. Oya Haruna wita umuntu uvugisha ukuri ko ntabwo dushobora gupfa kumanura umuntu kuri buri gato. Se yamuramo wanjye ati ngira umugore rwose Mazi yatekeze ntabwo araya. Ngira umugore koze hari umugore uzi ngira jewe kandi ndahawe wigeze gukwamira hano wanjye urumva nta nubwo duherukanye uzi ko nta n'abasaza bagira uriya avuga ko ari muramo wanjye gute. Hanyuma wewe upashura vuga iki? Rwose mfite mushiki wanjye yitwa Mazi yatekeraye hano. Upacungu ni bandi nta kindi n'ikimenyimenyi. Rwose ndarengana ntabwo ndi bandi. Ese wewe ko mbona utitegura ntabwo tujyana? Ariko ugabona ko nasiga inzu yanjye irangaye ngo ngiye hehe. Ndamujyana se ninjye yibye. Rega nawe uri umutegetsi. Turya rwose nta ibyo yakoze byose wabibonye. Ntabyo naguhishe. Nusura reka kujyana umuteka mutwe ngo bigende bite. Nuko umunjyana rwose. Niba shaka kandi kumenya nibindi bazaperereze barabyize. Hari ikindi se? Ariko cyaro ubwo nubwo gusa twubakise. Niko. Ahubwo bar rwose mfite. Ngo barakubitanye n'abashandarume barakuzengereza none ntushaka kongera kubiyereka. Kandi wewe wahohotewe. Ibyo bizute se? Shaho byose tuba tubizi uretse ko twicecekera. Niko. Yari ukwirukana ntiyasingwe mu gitondo na Sejera arabisabwe na komanda. Uretse ko nanze kubikubaza ubundi kugira ngo muri iki gihe hari inkuru iyoberana. Mbwira niba udashaka kujyana igisambo cyawe ngo ujye kwiburanira nshakira abasore bamperekeza. Naho wowe niba ushaka gusigara ibyo nakashaka. Urumva ko ntawe sinshobora guta urugo rudakinze gutya. None ushakira abamperekeza ntabwo umujyana we jenyine. Urataka za kasete, urataka amafaranga. Ntabwo utangira abantu rubamenya ngo se n'ibintu noneho bisigaye babitware. Byose byo kuva ngo kwirwa mu kazi harubwo babinteye. Yewe. Ntabwo nyobe akazi mfite n'amaboko yanjye nzakoresha kandi nzitunga. Aho kira gisenzi niba kijyane. Mushiki wacu ntiyanyandagaje izuba riva. Akikunda se biciro mutwaye. Abantu bakabumvanira hamwe amabanga y'imitima yabo. Aya mafaranga mpawe na rupaca ngomba kwajyana mu rusimbi. Ntazanyungukira vuba. Akato. Kapfa vutse gishaka kizabe. Yego, injira. Bazana igisambo twafatiye mu cyuho kibe witwa Haruna. Konse ubwo se ntabwo ndi igisambo. Ceceka sha. Utabe igisambo se twagusanze mu nzu sha. Wari wicaye mari yawe? Niko urakana ko rurya rujya atari we warwishe. Ngaho usha usubiza. Iyo nzu irimo ni yandi. Niko Haruna. Wageze yuti. Narinje mugendere nkuko twari twabisezeranye. Ugende umuntu ajya kumwicira inzugi. Rwose ndarengana ipata ni Haruna waryitije ubwe n'inyundo. Maze sha ibyo kubeshya ubyikuremo urumva kuva wamenye ubwenge rwose wabonye umuntu wisenyera. Rwose simbeshya niko byagenze. Ahubwo nanjye nabimubajije arambwira ngo ibyo ntibindeba. Konsi bwira Haruna yinjire. Cyakora Haruna ntabwo twabashije kuzana. Ngwiki? Yanze gusiga inzu yonyine kugira ngo adasanga no dusigaye badusahuye. Ntibishoboka. Ubwo yabuze ndasiga koko. Ntibibaho. Ngaho uri mumbwira. Ubwo si kikwemeza ko uyu mwana yibye n'iki uyu muntu. Nuko twamufatanye igihanga. Igihanga ki? Mu by'ukuri Haruna yavuze ko yamwibye amafaranga 2300. Inoti uko yazivuze dusanga ko ari so. Kandi ubwo twari tumusanze aho urumba mu byumba urugiye yarwishe. Twese twari kubuzwe n'iki kwemezwa ko kwemera ko ari igisambo. Niko sha. Ayo mafaranga yakana cyangwa amafaranga ndayemera. Muperereje mwasanga iwacu mu Gacyamo. Aho komine yari yaratiye urubyiruko narahinze imboga. Bahaye project ihagura n'izo mboga amafaranga bayatanze ku mugaragaro nahafashe mu 3500. Komeza. Mutware. Murebe ishati bashwanyagurizaho. Nayiguze amafaranga 500 kugira ngo mbone icyo nza nambaye. Ubwo mfata inzira n'amaguru mbere yo kugera ku rutare Rwanda baho naraye. Nafashe uducupa tubiri n'ipura y'imvange mu kabari bambera abagome bangana kuncumbikira. Ubwo narakomeje ndakururuka ndarananamye ku rutare Rwanda. Bwakeye nanuze ntagishobora gutambuka. Ngize Imana monekamye ijyanye ikawe Kigali. Igira tugira Imana bakigingi. Ndemera ngenda hejuru y'imifuka. Andi nibona yahaye. Hanyuma sigarana amafaranga 2300. Ariyo banshinja bitewe nuko Haruna yabonye nayamuhaye. Wewe yamuhira iki se kandi? Nagira ngo yambikire. Bigeze hara yansubiza ngo ni nyagomane nzajya nyagura gatabe. Naho n'umutwe atetse ngo azabone igihamye. Ubwo rero yarasigaranye 20,000 byawe. Rwose mutware nubu mujye mukamusaka. Nimwabura kuyamusangana.
konzi mbere yo kuzana uyu mwana ibyo byose wari ubizi koko ababibwirwa n'iki se ko nazaga kuvuga bakancecekesha ngaho konzi fata iyi manda damene ujye n'abajandarume babiri mumfatire Haruna mumusanga hose mumufate nta shiti mumunzanire umura nta ducika rwose nivyo mwihute mwangukana Hey, injira. Haruna twari tumuzanye. Mubwire injira. Mugumye hanze ariko. Haruna. Winjira. Titabye. Zani ndango bya imbere ya byose. Gira vuba. Yatangaza. Iri nzi ko waranye umushyitsi. Urumva? Nindi nuwahe. Niko Haruna. Uyu numuzi. Haki ya Mungu ni mwizi. Nakuje kubwa ibiswahili kuva kare. Ubyumvise? Uyu ni umujura. Uramuzi cyangwa ntumuzi? Subiza ibyo. Ntabwo muzi uretse ko ari igisambo nafatiye wange. Ya igisambo ja. Ntumuzi uzi mushiki ukamenya se. Ya. Niko zarpa. Karame. Uyu musore ntumuzi? Uyu musore ndamuzi. Uyu niwe Haruna watorokanye mazi yateke mushiki wanjye none akaba yancuje ibihumbi byanjye 20 yavuye mu nka za rushinga bigwitata. Ungutuza amafaranga wagisambuwe cyamenye urugiguso urana. Gisambo niwo wandusha amafaranga. Konde ufite amarere mabi Haruna. Hari ijambo nguhaye ceceka. Uyu si ararusha amafaranga. Ceceka nukumvuze. Dore mbese. Atangiye gutetera mwumvajwe n'igicuri. Hera ngo wasu kuramo inkweto. Wacho. Vuba. Tunde. Itonde umusake ntihagira aho usigana hamwe. Eba. Ujureba neza mu makariso hari ubwo ngo bajye babihishamo n'umugabo humura. Ntasoni. Biduteye. Nitondere. Cyanga ahire tetagera no mwako. N'umugabo afite n'amafaranga. Mereza konse. Yabari konse. Yabari. Ndabona ari 20. Nibyo shiraho. Dore nanda hunga. Bandikaho. Habonetse nani? Nayo hereza konse yabari. Ndabona ari 2000 mutware. Shiraho. Konse. Yo mafaranga yose hamwe nangahe? Yose ni 2022. Haruna ari 300 washyizehe. Wallahi amafaranga nayange. Haki ya Mungu. Ndakubazaho amafaranga 300 ari. Tekeka nta biswahili bindi nkeneye hanga. Wayashyizehe. Ariko byumva. Haruna rwose imodoka za leta wari zigaruriye. None warugiye kugereka ko n'amafaranga abaturage. Ni igitangaza. Gendarme, mushyire chef de poste. Amufunge. Ejo nzamukora dosiye y'umwana wabyanze bikunze. Nawe we rupata. Vuba. Bucyageze wanyu kutuye. Ukashinga. Ye. Ntacyo mwije ngo mumpe. Ngaho biri kuziko. Mbabazi we. Mwaramutseho kuruba. Muraho. Ngaho turaho. Bacyasunika. Reka nta mibereho. Cyacu wagira ngo imbwa zabigwaniyemo. Yewe. Ngira ngo warabyumvise. Nabyumvise. Ntabwo rwose. Nabyumvise ahubwo. Nta gakuru ka mukobwa wanyu mwamenye. Numvise muri radio muvuga ibintu bitari byiza cyane. Mazi yateke se? Mazi yateke. Ngo nibiki se kandi mana yanjye. Baba we. Yabaye iki se wakanyago? Yabaye iki kurubone we? Aho wazanzi yaba yahuye n'impanuka z'Kigali zidasira kuvugwa. Mbe muriho rushingabi. Reka ndakwirwa wa mugabo we. Urubyaro rungozeho. Barabimbwiye. Mbese ndi wamenye ibyambayeho. Barabimbwiye ndomirwa pe. Arumeye rwose. Nikose. Aho wumvise itangazo numvise muri radio mu gitondo. Mu gitondo? Mu gitondo rwose amakuru y'Ikinyarwanda ya 12 arangiye. Yewe. Kane twumvise radio. Ntabwo numvise radio mu gitondo. Nazindukiye kuri komini. Kugira ngo menyese buri gomeshe tele kibazo cy'indongoranya ya Musabwa Soni
ndongoranyo iyo rupatsi yakikanye zo bundi kimwe na yanyana yari yavutse kuri ya yindi ya gihana ni nahawe na gitefano yiherutse gutema se wamenye ibyago mfite muri iyi minsi wa mugabo nta warubara ndakubwiza yewe ni ibyago iyo tangazo ariko ngo ryavugaga ibiki ko numva binteye ubwo arya ubundi umugabo avuga ko yatwaye maze Teke yitwa ndi mama niba ngo ari Haruna niba ari nde reka se nkunda kwigira yego ni Haruna kuya dose ko atari bavuze yavuze witwa nde avuze ndese kandi numvise avuga witwa Sebiceri wa Sebicece munyumvira ngo byagenze bitese mva ajya rwose ko radio yabari iribuze kubisubiramo baza kubisubiramo mu matangazo yasasita wenda barabisubiramo ndetse none amufungure fungure bashobora kubisubiramo muri make se iryo tangazo ryari riteye riti numva naje rinteye ubwoba kurubona sawa kanyagwe bagombye kuvuga muri radio kanaye kubavuna done kubavuna numvise rwose kuri radio bavuga ko ibitaro by'Irwamagana bimenyesha ababyeyi n'inshuti witwa ne mama witwa ngo Sebiceri ngo Sebiceri mwene Sebicece ngo ndetse ngo bamwita cyuma cy'inyundo ngo Sebiceri mwene Sebicece bita cyuma cy'inyundo ngo Sebiceri urabumve yewe ngo ko Sebiceri ngo yitabye Imana azize igisida y'imodoka yabereye ku gasi hafi y'Irwamagana ntamuzi sese umurambo we bakaba ari usange mu ruhukiro rw'ibyo bitaro hanyuma suwa Sebiceri niba ari Sebicece yahuriye n'amazi ya Teke wanje ndacyakomeza ngo ibyo bitaro biramenyesha kandi ngo Rushinga bigwi na Mbabazi batuye ku mubwa ho ku Kibuye ni mwebwe rwose ni mwebwe ngo ko umukobwa wabo mazi ya Teke Odeta yakomerekeye muri iyo gisida akaba arwaye ameze nabi ngo arwariye he ngo arwariye mu bitaro by'Irwamagana naho ngo barabasaba ko mukwiye kwihutira kumugeraho kuko amerewe nabi cyane bivuga ngo naye Mbabazi n'ubundi ngo imbeba yakurikiye akaryoshye munsi y'ibuye ihakurinda y'akabati nanjye rero ko bazanye mwayemenya ngo turebe uko twagenza uwo mwana tumutabare ariko se ubundi uwo mubura agasa niwe arinda kujya kugwa za Rwamagana yajyaga he koko Sebiceri uwo iba ari Sebiceri iba ari Sebiceri bajyaga he bavaga akagira Imana yagiraga ngo mpanga ikisi yo kabura uko yigira dore ko urubyaro rw'ubu ruzatuma ababyeyi bagwa gwa muhirima ahora niki ubu se ko nda amafaranga mfite nutwe nakuye mu kaho azarubiye umwaka rupatira yakubise ng'inguba yarajyanye yo umunsi yibaza amafaranga dukomye ngata wahora wa mugabo urubyaro aduteye heruhe sugira ngo urubyaro ruraha wa munyarwanda ubu se gose kurubone ndarigirande rwose nanjye ngo tugere kuri uwo mukobwa oya kari muri uru rugo ntabwo ari nanjye rwose umwaka wanze ukundi nakugenza nte rwose reka wa mugabo we ugwazi umugabo ntabanje ingata uzi ko nta muhungu wanjye bari bamwirukanye ku mugonero nagira umuvandimwe rwose mugira neza ngo mpamudufaranga ndetse mbabwire mwanza arakabura mwene wabo ukomeye pe se wahora kurubona ubu mba ntamwirukira ariko se ubu tugiye n'amaguru undi twagerayo nawe urashaka rwose kwigerezaho ubwo ubona wava mu Rusenyi n'amaguru ugataha mu Gisaka hega mu Gisaka hafi yo mu Gisaka niko bimeze ariko ubwo ugira ngo ibyakira nibyo byubuga mva emera wikokure ugushize nkuko zawe akarima cyangwa se ikintu ufite ugitangi hazi ukodesha imodoka tugiye gutabara umwana yewe none ko higima wewe kwibya ikintu bigenza yewe ndapfa kujya kutakambira padiri mukuru uriya nabonaga gwa neza keretse niba abantu baramuhinduye n'abapadiri barahindutse uravuga abakecuru yewe kwemera akazabajyana mu bose ndabwiye bavuga abakecuru ubwo sugira ngo nta bisanzwe cyangwa nta mafaranga yayiguze ntabwo byoroshye urahabwe impundu utaharutse gusa rega data burya n'urumya rwamize inshuti barabivuze urumya rwamize inshuti neza ko nguhira mu nzu ntaho adakubita imitwe naho shenge ubuse twicarire twinumire kandi umwana aducika tarabyara ntabarabona ahubwo reka nyene ndabona bwije
asanga padiri yagiye ku meza nkamutesha umwanya. Genda ugerageze urebe. Genda urebe mubaze. Wenda we yakugira imbabazi ajya akadutwara. Umbere mushyirwa n'indera. Ubuse sabuze gusimuti ziye ko rupasi yazirongo ya Hereza cya 10 na buri yazijanye. Hereza ndimo 10 tari nkamo y'Imana. Hereza. Wende, utagizina. Ngwiki. Ariko umuntu uko numva avuga nka rupacara. Ngiye abariwe. Rupaca. Abariwe. Wowe. Ngwino mwana wanjye nzira, Sene rupaca. Ngwino mu rugo mwana bari bakwishe wakanyagaho, Mwana wanjye aragarutse. Injira n'inzoka itagucirira aho ngaho munsi. Yahoro sebaye. Yewe. Yahoro powa. Kare. Mwana wa. Na ujamahoro. Ujamahoro rupa. Mugabanye urusaku. Nta mahoro n'ukuntu asigangana. Mugabanye urusaku twumve ko basubira mu ryatangazo ye. twongere tubasubirire muri iri tangazo ribika. Muhore. Ibitaro by'i Rwamagana biramenyesha ababyeyi, inshuti n'abavandimwe witwaga Sebiceri wa Sebicece bitaga Cyuma cy'inyundo ko Sebiceri yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 13 z'uku kwezi azize accident y'imodoka yabereye ku Gasi hafi ya Rwamagana. Yagenda wenyine. Umurambo we bazawusanga mu buruhukiro bw'ibyo bitaro. Ibyo bitaro kandi biramenyesha nanone ababyeyi b'uwitwaga Mazi ya Teke na Rushinga n'Imbabazi batuye ku Mubuga ho ku Kibuye ko umwana wabo yakomerekeye muri iyo mpanuka. Akaba basabwe kwihutira kumugeraho kubera ko amerewe nabi cyane kandi akaba adafite kirwaza. Turakura he amafaranga yo kutugezayo? Nimara ko kutumva radio atari byiza. Ubu turakura amafaranga hehe koko yo kutugezayo turabigenza dute? Erega amafaranga rene naragurishije muri za nka yose nayagaruye. Wayagaruye? Nagaruye ko mbasabye imbabazi. Yazane tuyagira impamba. Yazane. Akazi nashaka rwose ntabwo. Wenda hari twagira n'imana tugasubira. Yazanye. Zana. Yemwe we. Akira. Ariko mbasabye imbabazi. Ese ibyo ubyihoreye? Ntabwo nzongera. Genda. Ubyihoreye. Imana yaremye abakene niyo bogosha barabivuze. None. Se ntitubonye ko Mwana ngo Padiri yemeye kubajyana. Yemeye? Ahubwo nimugire mutamukerereza. Yemeye? Ni amahirwe tugize. Mubonye n'impamba, mubonye n'imodoka, wabona dusanze gitera kuka. Na rupaca azatubwira ibyo ubwo azatubwira ko tuzabimenya nyuma. Nimubanze mujya ababaje. Reka dutabare. Reka turebe ko twabigenza.